reka data bafite ibibazo. Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nzabema kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reza mireka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'Ubudage, ni hara ku mugani burayi mu mujyi wa Hanover. Ari umusore w'umunyarwanda amazina yitwa Iwacu Bliss, yavutse mu mwaka w'1992, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Bliss yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi aherereye ku mugabane w'Uburayi mu kijyanye no kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Ibikorwa yatangiye mu kwezi kwa gatanu, dore ko tariki 7 z'ukwa gatanu mwaka 2022 yakoreye igitaramo hariya mu mujyi wa Oslo mu gihugu cya Norvège, ari kumwe n'Intore Masamba karibwo yatangiye ibyo yise European Tour, dore ko ari kugenda azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imijyi igiye itandukanye yari ku mugabane w'Uburayi. Byitezwe ko Bruce Melodie azajya mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris. Byitezwe ko ari buze kujyara mu mujyi wa Hanover mu gihugu cy'Ubudage, akazava i Paris ahita yerekeza mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Geneve. No kuvuga ngo tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu, ku munsi wo kuwa gatandatu, abantu batuye mu mujyi wa Hanover baramwiteguye 100%, ndetse azava mu mujyi wa Hanover tariki 9 yerekeza i Paris. Azaba ari tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022, mu gihe tariki 17 azaba aherereye mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Geneve. No byumvikana neza cyane byose ko bizabera hariya ku mugabane w'Uburayi. Nyamara wibuke ko tariki 7 yari mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo, mu gihe tariki 16 yakoze live performance hariya mu gihugu cya Sweden. Ni mu gihe tariki 14 Bruce Melodie yari Brussels hariya mu gihugu cy'Ububirigi, aho yari kumwe na King Kivumbi. No kuvuga ngo urugendo rw'ibitaramo cyangwa se urugendo rwo kwamaza ibihangano byo ku ruhando mpuzamahanga yatangiriye hano ku mugabane wa Afurika, rukaba rukomeje ku mugabane w'Uburayi. N'ubundi nk'ibisanzwe akaba akomeje kugenda yamaza ibihangano bye bigiye bitandukanye, by'umwihariko nk'indirimbo yasohoye muri uyu mwaka wa 2022-2023, navuga nk'indirimbo Total Crazy, indirimbo Izina, indirimbo Nyora ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko iyo urebye izi ndirimbo zose amaze gusohora uko ari 3 izo yasohoye mu mwaka wa 2022, ubona ko indirimbo imaze kuba successful cyangwa se ikamuha ibyo yifuzagamo. Ni indirimbo yitwa Nyora yakoranye n'umwe mu bahanzi bakomoka hariya mu gihugu cya Uganda, nta wundi ni Eddy Kenzo. Bakaba barakoranye indirimbo yitwa Nyora, ngira ngo mwarayibonye kandi ikaba yarishimiwe n'abakunzi ba Bruce Melodie ndetse n'abakunzi ba Eddy Kenzo. Uko nk'ibitaramo abanyamuziki bombi bari kugenda bakora umunsi ku wundi, ubona ko indirimbo Nyora ari imwe mu ndirimbo zikunzwe kandi ubona ko zikurura imbaga nyamwinshi. Navuga nk'igitaramo uwitwa Eddy Kenzo yaririmbyemo cya Store Comedy hariya mu gihugu cya Uganda. Eddy Kenzo yaririmbye, abafana baramwishimira ndetse bakajya banamuhereza amafaranga ubwo yari kuri stage. Ndetse no mu gitaramo Bruce Melodie aheruka gukorera hariya mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi w'Lille, akaba yarishimiwe n'abantu bose bari bitabiriye kiriya gitaramo. Ukabona ko indirimbo yitwa Nyora ari imwe mu ndirimbo zikomeza gukora amateka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, utirengagije ku mugabane w'Uburayi aho Bruce Melodie hose ari kugenda anyura. Ubona ko indirimbo yamaze gufatwa kandi ikanishimirwa n'abantu benshi cyane. Iki 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2022, hari ku isaha 12:47 nibwo witwa Coach Gael uyoboye rebo ya 155 AM ibarizwamo Iwacu Bliss cyangwa se Bruce Melodie. Uyu mugabo Coach Gael nibwo yashyize ifoto hanze iteguza abakunzi ba Bruce Melodie ndetse n'abakunzi
umuhanzi ubarizwa muri iyi label ye ya 155 AM ababwira ko hari indirimbo igiye kujya hanze ya Bruce Melodie ndetse na Inosby yitwa Alice, ndetse ibingibi yaje kubipostinga na label 155 AM iza kubyemeza aho bashyiriye poste hanze iteguza iki gihangano, ndetse na mwenyewe Bruce Melodie aza kwipostingira iyi foto iteguza iyi ndirimbo Alice yakoranye na Inosby. Ariko byaje gutungurana bwo Bruce Melodie yapostingaga iyi ndirimbo ndetse akanataginga Inosby bayikoranye, maze Inosby ahubwo agahita yishyirira ka video hanze gateguza abakunzi be indirimbo yari gombaga kuzasohora tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022. Umuntu wese yibazaga ikibazo kimwe, atese niba Bruce Melodie ari umuhanzi uvuga ko ari kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga akaba agiye gushyira hanze indirimbo Alice yakoranye na Inosby, ese Inosby nawe nabaramuka ashyize indirimbo ye hanze ibingibi Bruce Melodie yifuza kugeraho biragenda bite? Kuko iyo wakoranye n'indirimbo umuhanzi muba mugomba gufatanya, nubwo uwitwa Harmonize ubwo yakoranaga indirimbo Total Crazy na Bruce Melodie ibingibi batigeze abikora, kabashe gupostinga indirimbo Total Crazy cyangwa se ajya postinga video challenge nk'uko twabibonye kuri Eddy Kenzo ku ndirimbo yitwa Nyora. Ntabwo ibingibi Harmonize yigeze abikora. Bruce Melodie rero ntabwo yagombaga gukora ikosa kuyongera kuri ikintu nk'iki, kuko yarabibonye ku ndirimbo Total Crazy Harmonize atigeze amuha support ngo babashe gufatanya gupostinga video challenge zajya zikorwa umunsi ku wundi ku ndirimbo Total Crazy. Yaje gutuma iyi ndirimbo idatrendinga ndetse iza no kurebwa n'abantu bakiye ku rubuga rwa YouTube ndetse no kuri Spotify. Ariko n'ubundi ntabwo byabujije umuhanzi Bruce Melodie kuba umuhanzi wa mbere uyoboye abandi mu gihugu cy'u Rwanda ku bahanzi bumvuga cyane kuri Spotify ndetse na Boom Play. Bruce Melodie ntabwo yagombaga gukora ikosa ngo yongere ashyire indirimbo hanze, kandi n'umuhanzi bakoranye iyo ndirimbo nawe agiye gushyira indirimbo hanze. Byabaye ngombwa ko Bruce Melodie aharira Inosby bashyira indirimbo hanze. Navuga ko indirimbo Inosby yashyize hanze yanze ko bashyira indirimbo Alice yakoranye na Bruce Melodie hanze. Iyi ndirimbo Inosby yasohoye yarafeirinze, kuko niba ari indirimbo imaze iminsi igera kuri 4 ikaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abagera ku 152 iminsi igera kuri 4 ijya kugera Bruce Melodie ageze muri views 800-900, bisobanuye ngo iyi ndirimbo Inosby yasohoye yarafeirinze ku buryo bugaragara. No kuvuga ngo rero tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 ubwo Bruce Melodie azaba ari gukorera igitaramo hano mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hannover, akaba aribwo azaronshinga cyangwa se agashyira hanze indirimbo yakoranye na Inosby. Byari kuba byiza cyane iyi ndirimbo Bruce Melodie aza kuyisohora ariko kumwe na Inosby, ariko ntabwo byakunda kuko umwe ari ku mugabane w'Uburayi mu byo yise European Tour, undi ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero biragoye. Bruce Melodie nk'umuhanzi uri kwagura profile ye mu muziki byarashoboka kuko yari afite choice ebyiri. Yari afite indirimbo yakoranye na Babo aka afite indirimbo yakoranye na Bemisoro, afite indirimbo yakoranye na B2C, afite indirimbo yakoranye n'uwitwa Inosby. Gusohora iyi ndirimbo yakoranye na Inosby Alice mu gihe byari bimaze kwanga byarashoboka kuko yashoboraga gushyira hanze indirimbo yakoranye na Babo aka, ariko nka Itayiwacu Bliss nk'umuntu wifuza ubufatanye na Inosby byabaye ngombwa ko aho umwanya Inosby agapromotinga iki gihangano cye ndetse n'agakomeza kwamaza indirimbo Nyora yakoranye na Eddy Kenzo. Reka indirimbo imaze kurebwa n'abagera ku 280 ku rubuga rwa YouTube. Bruce Melodie rero tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu akaba aribwo azashyira hanze indirimbo yakoranye na Inosby Alice. Rezami ndagushimiye wahisemo kudukurikirana iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. We kanda subscribe kujya tujye dukomeza kubana. Nyindi Olivier Fernandez. See you, we love you guys.